Mwaramutse, muraho, mwiriwe, ukibona wumva dutekereje iki? Ndabizi utekereje ya ndirimbo yitwa Mariya Mubyeyi Mutagatifu. Yego nibyo, ino ndirimbo yitwa Mariya Mubyeyi Mutagatifu, yandikiwe he? Yandikiwe iki? Nicyo nje ngo turebere hamwe amateka y'umuhanzi w'ino ndirimbo, kubera iki yayanditse, ese yandikiye hehe, yayanditse ryari, kubera iki uyu muhanzi yandika indirimbo zerekeye kuri Mariya cyangwa Bikira Mariya, kubera icyo arizo yibandaho. Uyu muhanzi ndakubwira ko ari umuhanzi w'umuhanga cyane, kandi ndaje ngo turebe hamwe ibigwi bye. Ese afite izindi ndirimbo cyangwa ni gusa? Turarebera hamwe izindi ndirimbo afite niba zihari, turebere muri make ingero z'izo ndirimbo, turebe ese kuki akunda kuzibandaho. Ariko kugira ngo tujyanirane, manza wumva ako kantu. Kubana natwe ndabizeza ko muri buze kuza kugira ibihe byiza, gusa ndabasezeranya kutarambirwa, nkabasaba kutarambirwa, nkabasezeranya kuza kubaha ibyiza. Ku mpera hari indirimbo nabateguriye nziza cyane rwose ziryoheye amatwi kandi zifite ubutumwa uyu mupadiri yanditse. Rero uyu mupadiri ni umupadiri uvuka muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri iherereye mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse akaba ari n'ahakorera ubutumwa. Reba kuri screen yawe urabona umupadiri werekejweho agafureshi cyangwa se akantu k'icyatsi. Uyu mupadiri yitwa Ndayiringiye Aristone. Ndayiringiye Aristone niwe wanditse iriya ndirimbo yamamaye cyane yitwa Mariya Mubyeyi Mutagatifu. Yayandikiye i Nyakibanda ku itariki 5 z'ukwa gatatu 2021, ariko yari yararirimbwe na Puericanturesi y'Inemba. Ni ukuvuga ngo nibwo yayivuguruye, ubusanzwe yayanditse ariko kopi yagiye hanze yandikiye Nyakibanda. Uyu mupadiri rero yize amashuri abanza i Rwaza, ni naho yavukiye, ayiga amashuri abanza. Benshi bahoze Marie Rwaza muhita mwumva Marie Irene, ariko ntiyize Marie Irene kuko Marie Irene ni ikigo cy'abakobwa. Yavuye i Rwaza rero akomereza ubwo i Rwaza yize imyaka 6, yahavuye akomereza Petit Seminaire Saint Nkumba, aho ni muri Diocese ya Ruhengeri mu ntara y'Amajyaruguru. Yahize imyaka 3 muri O level cyangwa ordinary level, ava akomereza muri advanced level. N'ubundi yayize muri Petit Seminaire Saint Nkumba, yiga mu ishami rya MCB Mathematics, Chemistry and Biology. Yahavuye akomereza i Rutongo umwaka umwe. Rutongo ni mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro. Aho ngaho ni na uwo mwaka yize n'uwo bita année propédeutique. Yahavuye akomereza i Kabgayi. I Kabgayi yahize imyaka 3 muri philosophicum, ubwo ni philosophy. Ava i Kabgayi yerekeza i Nyakibanda. I Nyakibanda yahize imyaka 4, yongeraho n'undi mwaka umwe wa stage imyaka 5. Ubwo yavuye i Nyakibanda aza guhabwa ubudiyakoni. I Nyakibanda yavuyeyo yize umwaka umwe, nyuma ya indi 4 bahabwa ubudiyakoni. Nyuma yo guhabwa ubudiyakoni hashize umwaka yabaye umupadiri. Yahawe ubupadiri abuherwa muri katedrali ya Ruhengeri, paruwasi katedrali ya Ruhengeri, abuhabwa n'umwepiskopi Vincent Harorimana. Aza guhabwa imirimo cyangwa ubutumwa bwo kuba ekonome wa paruwasi ya Runaba. Ubwo rero reka turebe mu rugendo rwe ibikorwa yagiye akora bijyanye n'ubuhanzi, ariko ndibanda cyane ku ndirimbo yagiye aririmba. Hari indirimbo yagiye aririmba by'umwihariko yaririmbiye cyane muri Puericanturesi ya Nemba, aho ni muri Diocese ya Ruhengeri muri paruwasi ya Nemba. Yakoranye na Puericanturesi igihe kitari gito ubwo yari fratiri. Yaririmbye indirimbo zitandukanye, zimwe turaza tuzirebera hamwe, n'ubundi nabasezeranyije ko ndibuze kubaha ingero nkaza kubereka izo ndirimbo. Uyu mupadiri ushaka byinshi kuri we wamusanga kuri YouTube channel yitwa Ndayiringiye Aristone.
niwandikamo iryo zina rero hazahita haza indirimbo nyinshi cyane ndetse izindi ntazibona uzandikemo Pueri Cantores y'Inemba. Muri rusange rero ngiye kubabwira indirimbo zimwe byibura ndabaha indirimbo 5 ariko afite indirimbo zirenga 40 zishobora kuba ziri no hejuru yazo rwose kuko izo nizigaragaza ziri kuri YouTube channel ariko hari zitarabasha kujyaho, hari izo yanditse zirimbwa zitarakorerwa amashusho cyangwa se audio. Ubwo mbese turaza kurebera hamwe. Iya mbere yitwa Mwamikazi utarasama mu cyaha, indi kitwa Karame turakumva, iya gatatu iraza ari Mubyeyi Mariya Mutagatifu Mariya, ubwo ni iya kane Mariya wajyanywe mu ijuru, iya nyuma kitwa Ukaristiya mubiri wa Yezu. Buri ndirimbo n'amasegonda cyangwa amasegonda 10 n'amasegonda 10 nk'uko nabibabwiye kugira ngo rwose video itaza kuba ndende, ariko nanone mbibutsa gukomeza mukandakana kariya ndavuga subscribe, like, comment, share, cyane cyane by'umwihariko mugatera comment mumbwira indi documentaire mbakoreraho twagiye. Kumva
cyama